kamuhuyeho yego rakambikore yego nukuri mubyeyi hanyuma rero yego mugomba gukora ndakumva neza ngiye kubanza mugarura ibyo ndagutwaye yego uriko nyumva neza ndakumva neza mubyeyi ngiye kubanza mugarura ibyo yagutwaye nimara kugarura ibyo yagutwaye mushyiremo inote 5,000 ababyeyi babyeyi zamura umutungo uziko biri gukora Yes, kanizere ko umeze neza cyane wowe aho uhereye hose mu bice bigiye bitandukanye uri mu majyepfo majyaruguru y'Asirazuba n'Uburengera bwaryo nze ko wabasha gukora subscribe, reactions na comment kuri Noah 250 ndetse na Manzi na Innocente. Umunsi rero naje ari ikintu bita gutanga umusada. Kandi naje gutanga umusada umuvandimwe ararwaye, naje kumudefanda cyangwa kumudepana naje nka depanage ubungubu. So naje mu nkuru itandukanye n'izindi zose twagiye duhura nazo. Hari umuntu wamagana ambwira ati ndagukenera icyo nshaka kukugezaho. So kano kanya agiye kungezaho amakuru ngewe kano kanya umuntu wamagaye ngiye mba ngomba kwitaba nk'umuntu ugomba kuba depanage w'umuntu. So umuvandimwe rero nkuko natangiye babwira ararwaye ntago ameze neza, ariko ko bisa kose agomba kumerwa neza, ndamusengera aho ari hose ameze neza. Nyashye umeze neza, umeze neza cyane, ndabizi neza cyane kuko utameze neza nabwo Imana nabwo ibiri imbere. So ni igiti cya pasonga cyatangutse kanzamubere bishambre byabuze muta yabademu cyangwa se gahankananiye abaguguni mukore subscribe nyamuneka kuri Noah 250 ndetse kuri na Manzi na Innocente ndetse ahandi hose tujya duhurira. Murabizi ko tubakunda cyane, icyo bakunda namwe murabikizi, muri abantu bagabo cyane, muri abagaciro kuri twebwe. Mukore subscribe, reactions na comment kugira ngo ibikorwa byacu baje gutera imbere bigere kure cyane hashoboka. Imana ikoze kubarinda. So ndikubona n'umukobwa hano ukiri mutoya, hari ibyo yashatse kutangaza kano kanje wenda twabiganiriye mbere yuko tugera hano, ariko mbagira ngo namwe mwe ubwanyu mu byumva kuko ari gihe kenshi umuntu cyane ashobora kuguhamaga wenda nshaka kugutuma yagutuma ugasanga ibyo agutumirije ntago bigenze neza cyangwa se ntago biciyemo. Iyo bidaciyemo wowe wantumye ubusanga umeze nkaho ari ngiye ubwanjye ndi umuhemu kuri wowe. So kano kanya turi kumwe kugira ngo abibagezeho. Namuhereza karibu, meze neza, ngwino banze utugezeho ikivuzo cyawe kuko arabadukurikiye bashaka kumenya ngo kano kanya hamagaye igiti wamuhamagaye ngende gute byifashe bite. Ndamuhamagaye ku kibazo nagize cy'umuganga niyambaje kubw'ikibazo nani mfite akanjya amafaranga namyambaje nyine kugira ngo turebe uko byagenda. Amafaranga wenda arabadukurikira kano kanya bashobora ati se umuntu wenda yakuriye amafaranga yakuriye mu bihe buryo yashaka gukora iki kugira ngo tubashe gusobanura abadukurikira kano kanya. Amafaranga yakuriye kugira ngo ugende gute? Yari amafaranga nyine nafite ikibazo nashaka kwamfasha nimugezaho nyine muri make namufata nk'umutubuzi yaranuburiye muri make. Ugereranyije mu gaciro k'amafaranga yaba yaragutuburiye abantu angana gute? Ni nka 3,000,000. Yego. Jewe kano kanya rero ngiye sinyambeshya mvugisha kuri pe nabadukurikiye babyumve neza. Kano kanya ari gishwa kureba fata wenda ingano yawe kungana uracyari mutoya cyane, fata se wenda umuntu akora wenda sinzi icyo ukora sinanagusuzuga kano kanya nshaka kumenya ngo wenda byagenze kugira ngo amafaranga uyabone kubera ko uracyari muto yaracyafite wenda mu kirundo bakunda kuvuga ngo nakazoza, ariko bigire pa kugira ngo hano ndi kuza gucamo abantu benshi cyane kugira ngo bitaza gupfa neza. So abantu bashobora kwibaza uracyari mutoya ayo mafaranga ngiye kuva navuga sindayatunga pe n'abantu ngiye mvugisha ukuri ayo mafaranga yaturutse ku kiwe yakubiye hewe ku giti cyawe? Mfite uncle wanjye uba Norvège niwe wampaye amafaranga nyereje 15,000 by'amadolari, 5 cy'amadolari of course. Niyambaje ku kibazo nani mfite nago namubwiye icyo kibazo namubeshe ko ari business ndi gupanga amafaranga and then nyine aranuburira arayandya nzi ko namwiyambaje nkamfashe mu kibazo nani mfite. Wamuhaye amafaranga na gute? Wamuhaye amafaranga na gute umutubuza gutubura?
yagendaga yanyaka mu byiciro bwa miliyoni miliyoni imwe nyuma akajya agenda nyaka yandi gutyo ariko ubu mbibaze neza yose hamwe ni nka miliyoni 3 yego. So kano kanya wenda ayo mafaranga bamaje kuyakurya abantu afite mu biganza byabo ubwo bayakoresha ibyo bishakiye wa mugana w'abantu basenga cyane bavuga ngo amafaranga yarayanyu ngo yagukoresha ibyo mwishakiye ariko ubu yeberejwe kuborerwa umurimo w'Imana. So kano kanya wenda uwo muntu yabashije kuyafata umutubuze kano kanya ikivuzo cyawe gihanike cyangwa wenda ikintu cyatumye uhamagara nyamukuru ni ikintu gushyira umuntu ku karubanda byagenze gute mbwira? Of course nibyo nshaka nyine bose babone ko ari umutubuzi niba ari nabandi abeshya ko bamugezaho ibibazo bafite akababeshya ko yabafasha ego nibyo nshaka kubereka ko ari umutubuzi yego. Hari ibimenyetso igeza guhereza wenda uwo muntu wenda mwavanye mu ngubu wenda kano kanya wenda nawe ayo mafaranga ashobora kuba hari make yamaje kuryaho kano kanya yakinyereyeho hari amafaranga wenda ushobora kuba wamuhayeho uvuga ati wenda hari ibimenyetso ndi buguhereza kugira ngo wemere yuko ibyo bintu biza gucamo neza? Muganga nawe twavuganye ko namuha miliyoni 1 ariko ubu namaze kumuha 500,000 diru nirangira andi 500 asigaye ndayamuha yego. So nkuko wambwiye rero ahantu wambwiye muri kaze zose akenshi mba nzize niyo ntazize ngenda nkareba kuri Google Map nkajya ko wambwiye rero kaze wambwiye nizize turimo tugiye kugenda tumugereho urumva tumutamaze kuko nge mu buzima bwanjye hari igihe bantu badukurikiye kano kanya hari igihe umuntu nkuko nabivuze mbere hari igihe umuntu agutuma ibyo agutumye abakeneye kubibyaza umusaruro nkuko yabigutumye nyine. Iyo umuntu agutumye ugasanga ibyo agutumye ntibibyaye umusaruro nagahinda nago biba byoroshye. So abantu rero bateye gutyo kano kanya nyamuneka igisubizo cyabonetse twagiye tugende tumugereho kugira ngo tumurebe. Abana mumeze mute? Yego twigendere inzira ni yinge nundi ndakeka ari aho ngaho turi buze guca kugira ngo tubikurikirane neza kugira ngo hatagira icyangirika. Urabyizeye neza kuza kugira igisubizo? Cyane rwose ndabyizeye ni muri izi nzira ndabizi neza. Ugereranyije nk'igisubizo ni nka kangahe kwijana? Ni nka 80% ariko ndabyizeye neza ko birakora. 80%. Wizeye neza ko igisubizo cyawe kiza gucamo neza fresh. So twigendere rero twiganira n'undi nzira turimo ni yanya ntago twayobye ko bavuga ngo kenshi ngo nta wihuta nk'uwayobye. Kamera aza kubikurikirana gatanu kandi kugira ngo bize kugenda neza. Ubundi reka nkwereke sibyo ari gihe wenda umushaka kuyagutubira gutyo amafaranga akayarya akayarangiza kano kanya wewe uramutse ubonye amafaranga yakuriye wakwitwara gute? Nakishima nyine urabyumva umuntu abakurira amafaranga kandi ufite n'ikindi wayakoramo kandi nibyo wamwitabaje ngo agufashe bitakunze ubwo urumva wagusubije inyuma. Se wenda nka onkere wawe wakoresha amafaranga kuri ubu ngubu mubanye gute kuko wenda nimba akoresha amafaranga kamuntu yapfushije ubusa nta musaruro abyaye wenda nkuko wenda wabitekerezaga wenda akagwa amafaranga wenda utangira nka business kawe kuvuga ati wenda amafaranga ni make yampaye ngiye kuyatanga abe menshi abe yongere umubanye gute kuri uno muntu? Size nagaze ukuntu situation imeze ariko urabona nyine ubwo ibintu biba byamaze kujya hanze yarakuraka ego kuko mbazaho business igeze ariko ubu na result mfite zo kumwereka ego. So uno munsi wenda byageze kuri kamera kuko kano kanya turi live ubu ngubu nawe aho ari hose ashobora kwita bibona none se ubu ngubu nabibona akabona ko amafaranga ageze ntago ari bukurakarire. Dufite nyine kuntu hari ukuntu famille ziba zibanye dufite kuntu turi buvugane. Twahageze n'ubundi tukomeza twigendere kugira ngo tubikurikirane neza. Nyamuneka umuntu abantu bahemuka tujye bahiriza ibihano namwe ni hano nganda hazi sana abateye ubwo bandagasuba ingingi wamubonye ko ari nguriya n'uyu nguyu muraho miliyoni zanjye 3 zose arazima n'uyu nguyu niwe namubonye n'amafoto yawe yose ndayazi niyo turazira icyo wakumbisha ikutuza n'uyu amafaranga yanjye miliyoni 3 zanjye zose tatumera amazi nyamuneka wakwihanganye urazima amafaranga yaguhaye wamuhaye basi makeya ikemeza karaya niki cyemeza ko ari ayandi so urumva yibeshye urumva yaba yibeshye basi wewe wari uhari ntabwo nari mara arayama itera ubwoba arayama nawe ntaza kubigwamo da arayama ntaza kubigwamo kuko ariko ibi bintu simbizi neza mwese
ngo watanze amafaranga niba uyafite ariko nta mafaranga y'ifite nta mafaranga y'ifite yarayaguha arayafite narayamuhaye miliyoni zanjye arakubyemeza uyu zose yayaguhaye arayama niki cyemeza ko yampaye niki cyemeza ko yaguhaye gusa mwagiye mugira wa munyangamugayo basi niki kibyemeza niki kibyemeza nimuragisha oya n'uyu nguyu yarayaduha reka duhamagare muganga baduhana ahubwo baraje baguhane buretse oya reka wicara aho baraje akira zandike ndetse turebe tumuhamagare wana rangisha iyi nkuru yashyushye oke twagiye reka turebe katandike ngira watse turebe anahenje icyenda oke icyenda kabiri kane umunani karindwi umwana gatanu gatandatu umwana gatanu gatandatu hamagare sha twagiye muhamagare baraje baguhane agomuga muhamagare arayama miliyoni 3 zose ntabwo byashoboka ewana utari guca mu kabyara oya muhamagare birakunda muciyemo muhamagare birakunda hano niho bivugira muga ko twageze hantu se twageze ahantu habwoko ki hahandi kwa wa mutubuze nakubwiye wande amafaranga mbeshya ko ari umuganga mwahageze twahageze rwose warambwiye ngo yagutuye amafaranga angahe miliyoni 3 zose ni ukuri miliyoni 3 zose yego ya hanyuma urabona bimeze gute cyo nakubwiye byose urabizi twavuganye byarakemutse koko nkuko twabivuganye cyane rwose imbere ngiye kugukorera nimara kugukorera ikintu ugomba gukora cyibuka se ugomba guhita wohereza udufaranga twasigaye urabyumva ndabyibuka n'ukuri rwose muga ndabyibuka ari kudutera ubwoba muga tubwira icyo dukora vuba ari kubatera ubwoba yego tubwira icyo dukora vuba tubwire mpaka tuyasha abantu nyumve genda gahoro yego mama wano muga aratwishe umva kubwire yego ntacyo uranditse muri kuvugana ntacyo unama munsi gutoragure uyoraka agataka gatoya yego muga nabikoze kamuhuyeho yego reka mbikore ntabwo ducika yarenze tumwiwe mwiragenda yikweba imyenda asize ibintu twagarutse asize umupira asize n'ingofero n'inkoni fata muri cyo asize umupira ibintu asize byose ntacyo barwose yego wabo zikize muherekeje twazibanye n'ubu ngubu cyaze ko biteye ubwoba muga yesu we biteye ubwoba ni ukuri murangiye ngomba gukorera ibintu kandi bikagenda neza uranyumva neza yego ni ukuri mubyeyi hanyuma rero yego mugomba gukora ndakumva neza ngiye kubanza mugara ibintu ndagutwaye yego kunyumva neza ndakumva neza mubyeyi ngiye kubanza mugara n'ibyo yagutwaye nimara kugarura ibyo yagutwaye tuzongera dusanga igihe muzamurira umutu abibyo basha uranyumva yego ni ukuri ndakumva naho ufata iyo ngofero rero ingofero kikishyira hasi uvuze ngo iki muga ufata iyo ngofero yego yesu we uyitereka ahagaze ufata uwo mupira yari yambaye yego urambure hanyuma urandike iyo nkoniye urangiza muri iyo ngofero hano hasi hano shyira hano mushyiremo inote y'ibihumbi 5 inoti y'ibihumbi 5 afite se 5 reka tuyashyiremo muga hanyuma iyo ngofero uyiteke hanyuma iyo ngofero
uyitereke hejuru y'uwo mupira yego twayihateretse inkoni kugira ngo amafaranga yawe nija kugarurira abone aho akwirwa. Yego wabikoze twabikoze nuko kandi wabishyizemo. Yego reka mvuga amagambo atatu gusa nyuma uko ubutonde bwawe urahita ubona ngo burahita bugaruka kuzurema aho. Yego mubyeyi ababyeyi zamura umutungo uziko biri gukora amafaranga yanjye yagarutse. Yesu Yemuga uziko ari ibyo amafaranga aragarutse n'ukuri aragarutse n'ukuri amafaranga aragarutse mbega amafaranga mana yanjye Muga amafaranga aragarutse n'ukuri ndi kuyabona kuva nabaho mbega amafaranga mana yanjye niko mutuze gato y'amafaranga mubonye. Yego ayawanye na miliyoni 3 umutuzi n'ukuri urakoze mubyeyi n'ukuri urakoze amafaranga ndayabonye amafaranga yanjye ndayabonye n'ukuri muga ndayabonye ugomba kumpereza amafaranga yanjye twavuganye hanyuma. Yego mubyeyi ukazapanga igihe nka kuzamurira umutungo n'ukuri nibyo. Yego rero yego uwo mutuzi narebye ku ihembe. Yego kandi yatuburiye abantu benshi mu minsi iri imbere. hari abantu bamuntegeye benshi mu minsi iri imbere nzamushyikira n'inzu kuko afite kuzagarukamo ariko ashobora no kutazagaruka njyewe nkamutwikiriza ibintu byose kuko yarahemutse cyane. n'ukuri mubyeyi uzabikore n'ukuri mu by'amafaranga nayabonye. none se fata amafaranga nayabonye nzakuzanira muga jewe ari kintu nshaka kukubaza pe. wowe se n'ukuri pe ngiye munyamakuru twari twazanye. Allo yego mbagata nukuvuga ngo wenda ibintu byukoze turabibonye amafaranga amaje kuyafata nushaka we wica hari ahipfo kugira ngo amafaranga yabungabunge neza. Mana we nese muga abantu ufasha n'abantu b'ubwoko kuko ari abantu bavuga ngo amafaranga ngo yabuze ngo byanze ngo kuza kandi bariye amafaranga y'abandi ubu bafasha iki? ikintu mbafasha urakibona itambere urugero rubonye ubonye ko njyewe nta mikino ngira. njyewe ndi muganga mwiza muganga wizeye ukorera mu bihugu bitandukanye ariko ukomoka mu gihugu cya Uganda. Yego umukobwa yagejeje icyo gitekerezo ariko ibyo bintu ndi kukubwira ndabanza nizere ko utari kubishyira hasi. oya ntacyo wenda tunabishyize hanze wenda hari abantu benshi bafite ibibazo nk'ibi ngibi bagiye baribwa n'abantu amafaranga ugasanga bafite amarira cyangwa umuntu wenda akagutuma ugasanga ibyo agutumye biranze uwo bigendemo kandi wari intumwa. yego hanyuma rero ntacyo bitwaye uzambera umuvugizi ariko ntubicire hanze ariko uzambera umuvugizi n'abandi bose kuko uwo mukobwa uko yamenye azakubwira uko yamenye. Yego rero ndabafata kandi ibintu bikagenda neza. amafaranga bakwibye baguturira bakoresha ndayakugarurira kandi ibintu bikagenda neza. hanyuma se wenda ko burimo burira cyane abantu bo mu Rwanda bufasha bonyine cyangwa n'abo hanze y'u Rwanda ubafasha mu buryo muri make? mu Rwanda ari bufasha gusa kuko atariho njyewe nkomoka. abi Buganda ndabafasha, Kongo ndabafasha, Kenya, Tanzania, East Africa yose. Amerika, Canada, Australia, ibihugu byose bituriye isi. Ndabafasha kandi bikagenda neza kuko ubonye kubona we mufashije ntari kumwe nawe. Rero n'abari mahanga batandukanye bose ikizima nuko bamamagara nabo bakanyandikira kuri nimero ya WhatsApp hanyuma nkabafasha kandi ibintu bikagira gute bigacamo bikagenda neza. Yego noka ndayohereza mfite inzuki wabibonye ko ari zo nkoresha. Ibintu bibaye nakasa mutwe. Yego mfite ihembe ibintu bitandukanye ndabyohereza. Ana yanjye kandi mbere wano kumamagara yanduka zayambabira
sawa murakoze cyane ko burije cyane wenda nimero za tuzashyira ku kiganiro kugira ngo abafite ibibazo nk'ibyo ngibyo bitandukanye bazakugana. Nimero ya WhatsApp nta kibazo y'impepe yivuge. ni 079 079 49 5 8 nizo ngizo. Murakoze cyane pe, murakoze cyane ko burije uyu mwana w'umukobwa amafaranga ashaka kuyagena abasama bakamufata. Reka tugende hakiri kare. Abadukurikiye rero ndabigita kasa mutwe ko nk'imvugo z'ubu ngubu ko ari ibintu biba ukasanga birenze ukwemera. Ibintu bibaye mwese murabibonye, bamuteje inzuki kubera amafaranga y'abandi yarariye, ariko kano kanya amafaranga ye bamuhaye yarabonye, amwemereye ko no kuzamuhaireza andi mu gihe yaho yabishatse. So Imana ikomeze kubarinda, ukuri subscribe nk'ibisanzwe. Imana ibarinde.